Ai manu mwabonyera. Kombe hakuneno. Kwari gushaka manu nawe niko ari kumushaka. Narume. Anga dasha. Bas. Kombe byari bishe do. Arekire banga nk'inurumbutse. Hell. Anga jagane sasa. Nikomeje kubibaza. Niyo sha. Usubire. Manu. Bamuga tusi. Anga bamushyira mu busitani do. Gari we. Manu. कहाँ चला गया था तू? बाजी। ऐसे बिना बताए मत जाया कर। काम की। किस तरह से कोई हमको लेके कैसे? Anga ni zamu ya janyari ya. बुला रहे हो? Bose ngo arakumamagara rwose dutahe. Neho biteye byose. Neho arutumye rwose twari tugiye kuburana. फिर मैंने अपने साथ लेके चले गए। और कह रहे थे टेम्पोर्ट का हुआ है। Yambwiye rwose. Bara rwose buri gupakira ibintu mu modoka. Uraje tugende. Nakutegeza nakubwira. लेकिन वो चपरासी कौन सा था मुझे एक बार दिखाना nawe nizere yuko utazakora ikosa ryo kugenda rwose utambuye ananga arahigwa na jaga data dore umushinja jaga nigura mwica urarwana ariko wa ararwana ukomeze kunzironda izo zimbi ya mujene ja dore aya niyo mahirwe ya kabiri naringerageje ja icika dore noneho haje rwose nyirarume tuma rwose icyana cyinshi umuyongo yaje kwisha जी मैं अब चुप रहा अब सुखी पीछे को मत दिखाना apa mutoya rwose ngo mahanga ucedeke rwose nuze kuba wabwira rwose suki ko ni isha cedeke ndishe ome je mu cyumba cy'umwanzi je mu cyumba cy'umwanzi we hana bari nk'umwana rwose wese uko amera yatamya rwose umwanzi ngo ninde umwana wajya ngomba kuzaba rwose kiyongozi hano umuyobozi banga amahirwe yose yagerageje umwana ntiyabashe kuba yamwakira rwose mu biganza bye mukanya mwana abuze gato cyane ikintu ugomba kwamenya byo kwiteka byose iyo tumukurikiranye abari iruhande rwa nyirarume umwana agiye kukuyobora nawe agiye gufatana intebe y'icyubahiro tuza urebe ngo yarikata ngo arikata afata icyo bakiramubaga nta kintu yitayo nishaka ubundi zapfa kangahe n'ubundi ko umutima umaze kwangirika kubera urwana rurahangaha shenzire kandi rwose nyiragize ubu ngo mbonye amahirwe oya amaraso yose sha Manu? Okay, Manu क्या सोच रहा है? tekereza iki ओए ओए वीरू मामा कुछ पूछ रहे हैं तेरे कपड़े तैयार कर दिए उन्होंने bazabwira rwose ahangaha namaze kuba nawe utegura imyenda yose ntaribi ibintu byose biri ku murongo iyo ni nyirarume mama mu gihinde ni nyokorume mama ushobora kwibeshya rwose ngo avuze mama w'umubyeyi w'umugore kumbe avuze umugabo va warushye rwose uvuye ku ishuri nayicara naryame rwose utuze uyorose danga ku gishusho cy'ikirwamana cyabo sabanga ikigirwamana ngo kimufashe rwose mujoba cyangwa se nyirarume nazo ngiye kumukurikirana ku ishuri mujye ku ishuri we mutanakomeretsanya rwose mugende mwitura bana uriya byose wabiteye yaje twari tugiye kuburana kubera uriya va ngiye kuri niwe wambwiye ngo rwose ngiye inyuma y'igipangu turaza ko twabonana byose byari byapaswe n'uri ahangaha nyezamu afite ibibazo yari hakurya rwose umutegereze inyuma y'igipangu ubundi nawe araje rwose hari ibyo ari kuba yadufashamo hano wajya ku ishuri ubundi ibindi ubindeke
ebanga chanyezamu aminyezamu anga chakira ikitu kidogo wame kugira gutya abona viro mama ngo ni viro onke cyase maru wazanyanga ikiganza mama akayaga gatoshye mama मेरा नाम रमन है nitwa Ramani तुम्हें बताया था yuko nashaka kumenya izina ryawe nakwishituye bamenye karete yaho zigura 5 none ubu isigaye ihenda सुनो ना वो babana लड़की के लिए नहीं था तुम्हारे लिए था मेरे को कहा भी था तुम्हें दे दे लेकिन abakobwa rwose bakoreye amabara ahangaha nashaka kuba nawusaba imbabazi gusa wihanga niba ari abakobwa iyo naje ahangaha kugira ngo tuganire turi guteta neza yamutije marete bavuga ko bari bamaze kumucira imyenda izo dizayise murabizi neza तुम्हें अब तक लग रहा था क्या नहीं क्यों तो फिर स्कूल क्यों नहीं आता था घर में क्यों ariko wowe cyangwa utajya ukina nuko iki suba imbere bagomba kuzakina मान गई तुझे आने के लिए तेरे को क्या हुआ ना wabaye nkanjye ngaho wicara uri wenyine ubwo ngiye mugaye हमको स्कूल भेज दिया mama yazanye ahangaha ku ishuri ambuza rwose kutazimenyereza rwose abana bari ahangaha हमको स्कूल भेज दिया kandi koko hakuno ari guteganywa rwose amarushanwa aricyo yibutse Rebeka क्या हुआ niki अबे यार क्या आइडिया आया है ngize igitekerezo देख umva अगर मैं मम्मी से कुछ मांगू तो वो मना कर देती है ibyo mama rwose तो अगर yamurije ahangaha birasa nkaho ntagiye kubikurikiza पेट में चला था kuko urabizi neza hakuno ino और मेरे hari amarushanwa ari guteganywa मतलब कि अगर मैं रेस जीत गया kandi birasa nkaho mama nindabuka nsize amarushanwa मम्मी मेरे पास mu by'ukuri azanyemera noneho nzaze nzahangaha nisanzwe nari kumwe ndetse na marume वो भी नहीं सकता कि मैं रेस ना जीतूं kandi abizi neza मुझसे ज्यादा रेस कोई भाग भी नहीं सकता bizeye neza yuko ahangaha amarushanwa naya sina ko nta mwana aho ndusha kwiruka मैं आ रहा हूँ mubandi ndaje aho dupange hano ku ishuri ngo hari amarushanwa rwose yateganyijwe yo kwirukanka kandi wazi neza yuko ahangaha nta mwana wamurusha kwirukanka kandi azi neza yuko naramuka atsize amarushanwa noneho mama ari bwemere rwose yuko atazongera kugaruka ahangaha na nyirarume ndatazi ntabwo azi yuko nyirarume disi hari byinshi ari kumurinda ahangaha yakwiye kuba ahura nabyo कमजोर होऊंगा और स्कूल में तो रेस भी हुई है कुछ जीतना है ndagiye imbaraga ndazifite gutsinda amarushanwa ahangaha ku ishuri ndumva neza rwose ari inshingano zanjye ndumva neza yuko ngomba kuzabikora kandi nkabibasha ba nyaribi zaza mwandikishe aya basa ahangaha sasa ahangaha bamuhatiza tiza ahangaha bari kumutegura azajya mu marushanwa ari tayari araka Detox ngoma jana nukikugezaho imiracyari Waris hakunini imigozi barayimwuriza umusibirizo अरे वाह abyo ko natagiye kubijera wawe बहुत अच्छे से मैंने nagiye kuba rwose ndabona rwose wabyimbye rwose ntaribi gatuza wikoreye aho ngaho ni nka moteri मम्मी स्कूल में रेस होने वाली है मुझको तो जीतना ही पड़ेगा mama rwose amarushanwa ku ishuri ngomba kuzayatsinda और मम्मी ने देखा है कि स्कूल के सारे लड़के मम्मा। कौन सी सकती है waranyigishije rwose ahangaha चुटकी बजा rwose ku ishuri ntihazajya umuntu n'umwe nimenyereza ngiye kubereka rero ko ngiye ntari umuntu rwose ahangaha ugomba kuba yasuzugura कि मामा को जो मुझको- हाँ बेटे जब वाह। कोई अच्छा काम ngiye kujya rwose mu marushanwa ariko rwose nzi neza yuko niramuka nyatsinze zasaba rwose mama ikintu kimwe cy'uko rwose atazongera kunkurikira rwose ngo merekeze ku ishuri ndabizi neza zasaba ahangaha mama nawe yaje rwose gusaba ikigirwamana umwana rwose azatsinda amarushanwa iracyari Waris tukirora
cya detox ngoma jana yake safarayita cyakubwira bati reba rwose iyi show live on TV Dito, reba ahangaha rwose ikiganiro live kuri televiziyo Dito. TV on you. TV on you. Mano, lu sekarang mah. Mano, gue dekat nih. Bakubwira bati ushaka kureba rwose iki kiganiro kibe kuri TV Dito. TV on the go. No televiziyo ukwiye kujyaho. On the go. On the go. The go. Urabavuga ngo ni dogo. Niba dogo babikura he?